Mukunzi wa Judgment Truth Victory, ndagusuhuje nkuhaye ikaze. Ubuntu n'amahoro bikomeze kubana nawe. Amazina nitwa Urinzwe n'Imana Faustin, aho nkugezaho gahunda ya Byanditswe ngo. Mu Migani igice cya 8 umurongo wa 13 haravuga ngo kubaha Uwiteka ni ukwanga ibibi, ubwibone n'agasuzuguro n'inzira y'ibibi, n'akanwa k'ubugoryi nibyo nanga. Muvandimwe rero, mu gihe tuba turi kwiga amagambo y'Imana, tuba turi kumva neza icyo Imana idushakaho. Kandi muri icyo gice cya 8 mu gitabo cy'Imigani baravuze ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Muvandimwe, nimushake Uwiteka bigishoboka kabonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Mbifurije amahoro n'umugisha biva ku Mwami, kugira ngo muri ino gahunda ya Byanditswe ngo njye nawe dukomeze kuronka ubuntu bw'Imana. Nibyo nkusabira nanjye nisabira, kugira ngo dukomeze dukurire mu rukundo rw'Imana.